Washaka kota. Watsindiye ahantu ukagira isima buryo ugasa. Ariko ngatsimba Atsibana. Ari umuntu akoze ko turimo gona ku musozo hakaza ari ibintu. Abana muri segonderi. Dore yageze ku rwego rwo kurenga gucura agakota ku gapapuro. Acura no ku kibero. We. Akazajya yandika hana kandi mu gihe arimo kugira gutya akazajya. Ya, najya ngufiteho story rero. Nanjye mfiteho story. Umva reka tugare mbanze nyuvuga. Umusore arimo adukoresha examen. Umukobwa yarameze gutyo. Yabitse mu rupapuro. Umukobwa ntago umusore yitaye ngari gukopera. Oya. Ahubwo we akomeza gukopera irebe. Reka tusezere ntababiva. None se wabwira umuntu ngo uri gukopera. Uri umusore wabwa ati Wajye no gucungira wabona se nkogize ukomeza nta kibazo. Bayishuka ko nta wundi muntu uri bukwicirire kare ubu twicaranye na Diama hano. Uziko nanjye mbibonye ariko se wineza abantu. Wineza abantu. Ufitediama. Ufitediama. Iryo zina. Jewe nagize amatsiko yo kumubona yigisoma izina. None se urabona nyina atari byo? Waje kubibona gute? Waje kubibona gute? Ibyo ngiye turabivugaho mu kanya. Muraza kubivuga nyine inyuma ya kamera. Aje gavuga tubivuga kuri kamera nako. Ariko tutari twajya kure cyane. Yego. Kubera iki witwa Ufitediama? Kandi Diama nawe niba narayimize. Ubu pfa kubavuza ngo Ufitediama biriwe. Abasore bagiye kumuhamagara. Nanjye ntago ndi wahe nimero. Ntago ndi wahe nimero. Na nimero bari bubone. Comment ziraba nyinshi. Bitwaye iki? Avuga ati Diama. Ibaze kunjaho nyine kugira ngo mbageze kuri Diama none se bitwaye iki? Baragusengera uyibaye. Ubu mfite ubutunzi. Nakigiyeho shaka bitanu kuri momo yanjye ndatanigwa. Uravuze ngo nimero yanjye yugurisha amafaranga 5,000. Iciriritse mena ko kagenda. Nzamu umunani ibirayigire nawe. Sana byawe. Urabona ya nimero idashiritse. Umva. Nagurishye yanjye. 2 nayo kunsuhuza. Akugira ngo nyine amvugishe 5 nayo kumvugisha. Byibura reka tubyoroshye. Byibura reka bibe 5 by'idolari. Ariko twe kuvuga at least. Ya navanga by'amayero. Wagize ngo navye by'idolari. Aho ngaho twavugana neza nuko ako kanimero mbere yo kugatanga ubanza umbaza. Yes. Welcome again to Ringa TV show. Ringa TV show. Tubahaye ikaze once again. Abari mu Rwanda mu mujyi wa Kigali habari hanze. Irgota Masimbi turabasuhuje. Irgota Masimbi ntago arubizi. Nabyuzi turabasuhuje tubahaye ikaze. Nanone kandi ni Ringa TV show muri kumwe na Ringa Emily ndetse na Amir promoter. Tubahaye ikaze kuri kamera ariko nagazwe cyane. Ntago tumuzi. Uramuzi? Ni wowe utamuzi genda muzi. Oya nezi ko cyo bamuzanye kabamuzi. Ese ngo babamuzanye ngo hago bamuzi nawe bafite amatsiko. Oya aje gukora iki? Mukanya baraza kumumenya nta mpamvu yuko tugomba kubanza kumwakira tukanamwishimira tukanamubakundisha. Ibyo nkubwira ntabwo bamuzi ngo bagira amatsiko. Nose ni babireba. Ariko bireba. Barimo barabireba. Niga turi kuri televiziyo. None se ariko tukamera buri. Oya none se amaso yawe ntagabona n'icyo kibazo. Ndashaje umuzo kurunga cyangwa simwe. Ya twakira umutumirwa. Turakwakiriye kuri Ringa TV show. Murakoze cyane. Yes. Watangira twibwira ndetse ninde tugiye kubana. Ninde tugiye kuba turi kuganira uyu munsi ko ndeba ari ibintu bidasanzwe kuri Ringa TV show. Urabibona utyamiye? Ndabibona 4. Urabona za live. Nimba ubibona 4 rero ubwo nyine ntabiriho. Nimvugo saje. Izo mvugo genda zihakaje. Nimba ari 4 nyine ubwo ikintu kirapfuye.
yes twari turimo tugusuhuza tuguha ikaze kandi tuhereza ikaze abari hirya no hino bakurikiranye Ringa TV show abari mu Rwanda hakurya y'u Rwanda mu bihugu duturanye amajyepfo amajyaruguru y'u Rwanda burengerazuba iburasirazuba hose turabasuhuje irwota amasimbi naho twagezeyo turabasuhuje turimo turagira ngo tubabwire ngo Imana ibaho umugisha. Ariko se ndambwiye rwota amasimbi ukunda kuhavuga cyane nihe? Nkunda kuhavuga cyane ni mu bihugu by'abaturanyi. Iyo wambutse inyanja hari inyanja nini cyane tujya twambuka iyo twageze muri bya bindi biguruka haryo gitameze. By'abazungu. Bya bindi biguruka nyine by'abazungu. Bagenda mu kirere bifite amababa gutya. By'amadege. By'amadege. Ejo bundi nakujyanye urangije ibyo wankoreye narabibonye. Wowe umva uramwenge ukamera. Yagiye gukamera. Yagiye ari umukamezi wakamejeje. Yagezeyo. Kamera banarabwanga ariko si ukubwanga. Naje kumenya impamvu. Yahindutse yagezeyo ubwo baramwica kubera yarabonye ibintu bishya. Kamera zikamunanira. Kamera yarakushobotse. Atangiye kajya mpamagara abantu banyigishije. Ese ko ndi gukamera umuntu mutukaza ucuritse cyane kumbe nubwo yagize ubwo ahantu yakandagiye ari amazi kuyambuka ntabwo ari ibintu biba byoroshye ese uzibona none wagize ngo ntangiye kubimenya bansobanuriye ko natangiye kuryoha ese mbwira no bwati kameramani uzajya ureba undi agendana nawe birasaba kumumenyereza kwambuka ari amazi ntabwo ari ibintu byoroshye ntabwo ari imikino ni nka ya ndirimbo ariko benshi batagumayo ni nka ya ndirimbo bavuze ngo padre tour Nyabaro uzibambutse Nyabaro ariko reka babwire uriya muntu yaririmbye indirimbo nziza ariko n'ubundi aririmba indirimbo azi ubwenge rwose kandi yaranimutse azimuka kangahe azi ubwenge azimuka kangahe deje yarimutse yakumyaguma aho arahimuka oya azi ubwenge kabisa ese nk'ari hano wajyanye nkata ubwenge kubera ari amazi kugira ngo uzime nshaka kuhajya zimuka nanjye nawe uzimuka yes turakwakiriye rata utwibwire neza wibwira abakunzi ba Ringa TV show hanyuma dukomeze n'ikiganiro kubera yuko tuba turimo tukinjiramo neza dukumbuza abagiye gukurikira iki kiganiro ni ikiganiro kiza kuba kimeze neza cyane murakoze kunyakira ndabasuhuje inshuti za Ringa TV show mbifurije kugira ibihe byiza amazina yanjye yitwa Ufitediama Esperance Ufitediama Esperance ariko hari akandi kazina jewe nzi ririya zina niryo Diama uzi zina yitwa ngo Ufitediama ubu twicaranye na Diama hano uzi ko nanjye mbibonye ariko se wineza abantu Ufitediama iryo zina jewe nagize amatsiko yo kumubona yigisoma izina none urabona nyine atari byo waje kubibona gute ibyo ngibyo turabivugaho muraza kubivuga nyine inyuma ya kamera naje kabivuga tubivuge kuri kamera ntabwo ariko tutari twajya kure cyane kubera iki witwa Ufitediama impamvu nitwa Ufitediama hari Diama nyine yaje mu buzima bwanjye hari Diama yaje mu buzima bwanjye numva ko nyifite niyo mpamvu iyo Diama ni iyihe tubwire kugira ngo gusa nyine ntago abakunzi ba Ringa TV show n'abana beza nta kibazo ntacyo bakugira ntacyo nago bari mumige oya nta waguye tuzange Diama mfite nubwo mwabyiga ntago mwayivumbura ntabwo kuvumbura Diama ntago bayivumbura Diama ye ko Diama mfite iri muri nge nyine indani iri mu maraso Ufitediama itembera mu maraso ntimuzamire umunyice ntago mwapfa kuyibona shaka kumva mvuze ngo iri muri nge bagashaka kuzambaga ngo bashaka hano Diama nawe niba narayimize ubu pfa kuba bavuze ngo afite Diama mubiri we abasore bagiye kumuhamagara nanjye ntabwo ndibahe nimero nta nimero bari bubone komenti ziraba nyinshi bitwaye iki avuga ati Diama ntibaze kunjaho nyine kugira ngo mbageze kuri Diama none se bitwaye iki
baragusengera uyibaye ubu mfite ubutunzi nagiye ushyira 5 kuri momo yanjye ndatumigwa ndayifite kiraho uravuze ngo nimero yanjye yigurisha amafaranga 5,000 iciriritse mena ko kagenda cyangwa 8 ibirayihigire nawe sana byawe urabona ya nimero idaciriritse umva ntabwo uri inshuti yanjye 2 nayo kunsuhuza akugira ngo nyine amvugishe 5 nayo kumvugisha byibura reka tubyoroshye byibura reka bibe 5 by'idolari ariko twe kuvuga at least oya navanga by'amayero wagize ngo navye by'idolari aho ngaho twavugana neza ako ka nimero mbere yo kugatanga ubanza umbaza yes abakunzi ba Ringa TV show uyu munsi turaganira reka tudatinze twinjiye mu kiganiro nifuje kuganira n'umuntu witwa Ufitediama bitewe n'impamvu kandi iyo mpamvu ndagira ngo tuyisangire twese n'abakunzi ba Ringa TV show Ufitediama ni umuntu ni iki kubera iki wiswe Ufitediama niyo mpamvu natangiye nkubaza ngo umuntu witwa Ufitediama umuntu ni iki ko umuntu ari isomo rikomeye tubwi umuntu ni iki wowe ufite diyama kandi uri umuntu none umuntu ni iki umuntu ni diyama umuntu ni wowe tureba physically umuntu ni iki umuntu arenze ibyo byose umuntu sinjye ureba gutya umuntu si uko ndi ufite diyama umuntu arenze ibyo bintu byose hari wa muntu mwatagiye muvuga ngo azi ubwenge yaririmbye ngo umuntu si inyama n'amaraso gusa ahubwo umuntu ni ikimwihishemo umuntu ni ikimwihishemo umuntu si inyama n'amaraso umuntu si inyama n'amaraso umuntu ni ikimwihishemo umuntu ni ikimwihishemo niyo mpamvu iyo diyama ari ikikwihishe yes ikinyihishemo turaza kuza gucukura iyo diyama mfite iyo diyama ingira umuntu ego ndashaka udusobanurire iyo diyama cyangwa se icyo kikwihishemo urimo kuvuga ushaka no kutubwira yuko gishobora kuba ari cyo diyama ako mbika nkubwire maze kwiga ku muntu inshuro nyinshi umuntu ni isomo ritarangira ni ishuri ritagira oya ntabwo ari ishuri ni isomo hari ukuntu mu ishuri twiga ugasanga nk'isomo uri kwiga rifite imodiri runaka ifite amatopiki subtitle ukuntu gutyo utuntu tw'udusubtitles rero iyo ugiye kwiga ku muntu iyo ugiye kwiga ku muntu ushobora kwibwira ngo wamwize umuntu namumenye umuntu ni iki ngiki ugasanga ejo aguhaye indi subtitle ufite kwiga y'ubuzima bwe y'undi muntu umurimo wari umwihishe mutagaragara kimwe kimurimo akweretse ugomba kwiga uno munsi ejo nabwo ukongera ukabona ikindi gishyashya umuntu rero tekinikoma ni isomo rikomeye pe hari umuntu ushobora kurya ntuzigere uvuga ngo ngewe umuntu ndamuzi ngo ni iyo somo narigize nararangije never ntibinabaho kuko umuntu okay ese gawa siwe mbimesha nawe donc yatojwe kureba umuntu ushaka kugirira nabi kandi rabisensi uwamutoje uwayitoje donc nyirayo niyo nta kindi reba abantu se kubera iki tutafata urugero nk'urw'imbwa biragoranye iterambere dufite ababyeyi tukigisha abana bacu nk'uko bashebuja b'imbwa bigisha batoza imbwa kugira ngo zizamenye kurinda umutekano w'urugo rwabo. Ntitublaminga ababyeyi. Hano ntabwo tublaminga ababyeyi ko ababyeyi ntabwo baba batageze. Ntabwo ababyeyi baba batageze bigisha abana urukundo. Ubu siyo batujyana ku nsengero tujye gusenga ibiki n'ibiki ariko nyine ahubwo natwe twararagerageje. Societe turimo.
aho byo ngiye kuzana byo nangaribye so kereka dukuriye nyine mu rugo ukazamuka uri mu rugo uri kumwe na mama na papa gusa ukazarinda ukenyuka uri mu rugo uri kumwe na papa gusa hari ntibishoboka ntabwo byakunda yego nkeneye kujya ku ishuri hari abanyeshuri nzahura nabo dufite comportement zitandukanye abamwatabi abaki byose abo nzahura nabo niba narakuze ndakana kaga Kristo kikabyuka mu gitondo kakigera muri church kakaririmba kayagute nkabura n'abana bya byose bazanyumvisha uburyo kikarakotse ikintu zega kahumura kareka kanamizira neza bambwira uburyo amayoga ubu niwe muntu ubu ni wundi ubusubwo nkawe ubundi survivinga gute udasoma ku icupa akubwira gutyo urumva ntabwo ati subu umenye ibigezweho gute udasomye ku icupa ngo ubanze testing uje muri feelings ndabigukundisha urumva ibyo bintu rero nkumva camadukiye kujya gute kandi wasomyeho nawe urabyumva donc teste ya mbere ituguha igisubizo cyo ufatiraho cyangwa se usubira inyuma ariko hari ngo n'abatestinga bakenda gupfa apfa ariko biriya bintu ariko ngo arapfa kongera akazuka arazuka kongera agakomeza akavuga ati byari ubwa mbere nuko byari ubwa mbere yisuye bwa kabiri buriya nibwo ndahita amenyera uwo niwe muntu ngayo ngo umuntu ahora agerageza cyane kandi ikibazo cy'umuntu inshuro nyinshi abenshi bagerageza n'ikibi aho atagerageje ikibi araho ari umva yagerageje icyiza wagize amahirwe icyo cyiza akakigerageza kugerageza icyiza bitwaye iki abantu ko benshi muri iyi minsi barimo kugerageza ibibi cyane ko ari nabyo byeze niyo si tugezemo ariko ugerageza ibibi uri mu byiza ushatse kuvuga iki ugerageza ikibi uri mu cyiza none se wajya kugerageza ikibi n'undi uri mu bibi ahubwo uba uhagaze mu kibi ni nayo mpamvu ugerageza ikibi ikibi kurushaho uhagaze mu kibi urimo uragerageza ikibi kurushaho kugira ngo ukinjiremo ushatse kuvuga ko kandi hari abantu yisumbuye nyine ndetse umuntu yiga primary secondary university agenda azamuka mu ntera none asubira inyuma nimba wafashe ikibi nyine wafatiyeho mbuze icyo mvuga abakunzi baringa TV show mutubabarire mudufashe comment mutubwire umuntu niki twebwe yaraducanze icyo nicyo gisubizo umuntu ni umuntu kwa muntu uciye kwa muntu ugata kwa muntu ukabaza muntu ngo ninde muntu kuko turimo turibaza ngo mbese umuntu ushobora guha inka ego wamugabiye nyuma y'umunsi umwe aho kugira ngo aze kukwitura nk'uko umuco umeze akaza aje kukurangiza yego cyane akavuga ati ahubwo n'ibindi byari bisigaye reka mbijyane ndi umuntu wikundira buriya kumva amatiyatire nkareba amafilme nkajya gute hari tiyatire yigeze guca kuri radiyo rwanda abantu inshuti abantu bari inshuti magara y'umuntu bakorana buri kimwe muvoma zose baba bari kumwe anabateza imbere kuko we yari afite ukuntu ateye imbere ukuntu navuga ati niba mfite inka ebyiri kana kareka muha inka nawe niba wenda anateye irangi reka kana kamuterere sima gutyo azamure bagenzi noneho sasa ariko yaje ari tuvuge nk'umwimukira ariko managinga kugira izo nshuti nyine noneho babantu ishyari rirabica ati umuntu ase gutyo aduterana imbere ishyari riraje noneho azakoresha ikirori umwana yagize yamubatirishije ndatekereza noneho narangiza afate umwe muri babandi bamugirira ishyari amugire pare w'umwana we yanamuhaye inka ikirenze kugabira amaze kumugabira amugira pare w'umwana we yamwinjije mu muryango neza urumva urukundo amufitiye ariko ndamufitiye urwango rukubye inshuro ijana rwa rukundo amufitiye narangiza here ruhinga nyuma agira atya abanze amuroge wa mwana yamugiriye pare abanza amurogesha umwana arapfa si pare umwiciye kandi pare wundi tuzi ko aba ari nka papa wawe wa kabiri yego
nayo mpamvu ahanini baba babashatse rimwe na rimwe aranamubwira ngo mu gihe nzaba ntahari uzandererera uyu mwana ni nk'inshingano abaguhaye aba aramuhitanye yishe umwana we ubwo ni nk'umwana we ishyari nirihagaze n'ubundi abonye ko wa muntu ntacyo bigize gute bimutwaye aravuze ati ni Imana yamumpaye iramwishuje undi we rero avuga ati muri iki kintu kitagira umutima niba yarumvaga ari busara agatora amashashi aba yinjiye mu matwi y'iki y'umugore we amwereka ko umugabo we ari we watumye umwana apfa ibikinu yigira no mu ndaya byavaye ndajyaye atumye umugore umutima uhagarara uhangayika umugore atangiye kujya mu bapfumu kubera iki kubera urwango bamufitiye birarenze kandi n'umugore nawe bamujyanye mu bapfumu usa abapfumu banaharisha ni ukumurya amafaranga bafashe babashuti bebe n'ubundi babandi bakora ikintu kimwe kandi n'ubundi kiriya kintu cyo kujya mu bapfumu mbona baba barimo kubabeshya abapfumu ni babandi bifashe bakorera intuze y'akantu ko gupfumuriramo abapfumu ngo bagize ute abashuti be n'ubundi niba abashuti be bakoze akantu ko gupfumuriramo reka noneho ni nka kwa kundi bamwe bajya mu nzu bagapfumura nk'umwenge mu gikuta barangije bo barazenguruka bamwinjizamo hari abantu nzi bigeze kubikora bakazajya bapfumura gutyo barimo kubeshya abantu ngayibaze nese urumva bataramubeshya barabifashe umwe akazajya ajya mu ntuza mu cyumba bashyiramo umukenyi noneho bagapfumura igikuta bagashyiraho umusenyi nawe waza ahubwo we warabikoze nawe wagira ngo pasava abandi bataba bari kubikina kandi umuntu ukabona usanzwe n'ubundi muzi ukumva ibintu ukumva nyine barapfumura bagashyiramo agahombo bagashyira nko mu gicupa ukuntu ukumva ngo bagiye kuvuga urwara rwo mu cyuma rwataruvuga mbega banyumvise we hanyuma aba nkatoye abo baturanyi baragenda bakora akantu bako gupfumura bamuriye amafaranga birarenze bandikiye ku kazi aho umugabo yakoraga baranditse nabo bavuga ko yagiye akora amanyanga ukuntu babeshya ibikiri bamukuje ku kazi umugore afashe inzira amenye ubwo urumva bapfumaguraga umugabo wawe niwe urabona ko nawe yabibaye ongera ukora ako kantu turebe we ngo ni ongera ako kantu numva kasekeje cyane ngo ki ngo ni ese murashaka ko nakitinga hano nkakira na fe ngo gakeya turebe ngo ni ingome bamukuza ku kazi hari ukuntu bakujijisha wicaye aho ngaho bakwicaritse ku kantu k'agasambi hasi ni agasambi se ni ikintu utamenye nimba ari agakeka nimba ari ikirago cyangwa wasanga ari n'ibyatsi baba bashyizeho ni ibintu by'ibyatsi biriho n'ibintu by'impu urumva undi akakwicara imbere yifatishijwe agacuma ibintu by'ibicuma biri aho agacuma yashyizemo utuntu tw'utubuye urumva ariko aba yambaye n'ibintu yisize ibintu by'ibirange gutyo ukuntu ibisatsi bijagaraye ukuntu yambaye biriya bintu ntabwo bikora biriya bintu barabapfunyikira ntabwo bikora inshuro zingahe urumva byose yarabyitegereza azi n'uburyo bavuga wabibonye ndabona ushaka ko mukorera ufite ikihe kibazo hari umuntu wanyandikiye kuri ntabwo nabibasha hari umuntu wanyandikiye kuri WhatsApp umwe muri za groupe za groupe aranyandikira arambwira ngo ufite ikihe kibazo
ufite ikihe kibazo? Ni ikibazo cy'amafaranga, ni ikibazo cy'akazi, ni ikibazo ufite ikihe kibazo? Tabwira ngo wowe se uri muntu ki, urinde? Who are you? Mbwira urinde. Arambwira ngo ngiye ngo ndi umuntu ngo korana n'imyuka ngo spiritually ngo yabimbwiye ngo nkorana n'ibintu by'imyuka ngo spiritually ngo nkorana ngo kuri ibi ndangije ndavuga rero kambanze ndebe mbona ifoto kuri status ndazoominga ndareba ngiye kubana mbona ibyo bintu ndimo kuvuga nyine kuri ni kwera neza mbona ibintu yesiza aha ibyenda yambaye ni iki ntabwira ati haranje arambwira ati rero ufite ikihe kibazo? Ni ubuhe bwoko bw'ikibazo ufite ngo nkufashe? Yashakaga ko umuyoboke wiwe. Ndamubwiye nta na kimwe. Wowe n'umutubuzi. Kuko nta nubwo anabizi. Uzi impamvu atanabizi se? Ntago bari abantu ibibazo babibariza ahantu ha. Ntago ba WhatsApp. Ni munka ariyo gita ni muri ako kazu kabo sinzi ukuntu bakita. Ho ikambere. Niho bibere. Munzu mo ndani ntago yakubariza ikibazo out. Never. Murinjira akagutuburiramo imbere ariko hanze kuri telefone uwo ngo nta nubwo azi akazi wo ntago ari oya no mutubuzi namubonye wo ntago ari umuprofessionnel ni uri commissionnaire oya washaka ari commissionnaire yari kujyane kuri professionnel komisiyoneri kuri professionnel bakamaya komisi komisiyoneri ariko zibura yumvaga namubwira ngo ikibazo mfite niki wese yakikemuriye we yakikemuriye ari ndambaza yakikemuriye iyo akwandikira turi kumwe ufite ikihe kibazo? Ikibazo ni wowe ikibazo ni wowe urimo kumbangamira Katunga ati aya komisiyo no musi wayabye kuri jewe yangane rwose je. Oya abantu muri iyi minsi bameze nabi. Hari nabandi banyandikiye barimo kumbwira ngo dukorera ngo company zimeze gutya kuri platform zinizi ngo none rero ngo waduha nimero yawe ngo kugira ngo tukwadingeho ibiki n'ibiki ndamaza none se profit yawe ni yihe? Nicyo kintu bita nkubaza. Where's your profit? ngo give me your number. No, uri muri insista nguhe nimero yanjye. Ariko se inyungu zawe ni izihe mu kuguha nimero yanjye kwanje? Ngo ndashaka kugushyira muri platform ngo iguha amafaranga niki. Hanyuma se wese arayanze. Wowe urayanze. None se kubera icyo urimo kumpatira kunguha nimero impuhu mfitiye. Jena maje ngo impuhu mfitiye zirimo gutuma urwo rukundo urimo gutuma unyaka nimero. Yashakaga kanimero kose wajya utanga kanimero. Ahubwo ikibazo mfite. Buriya yuzi cyo utanga nimero. Umuntu yari inkumi. Hari umuntu. Yari inkumi. Yari inkumi. Yabitinda se. Yatinda kuyimuha. Nyine natubwire turi kumubaza ashaka gusanga aseka. Oya. Bamubaze amagambo. Bawutanya ko ngatutuye hese. None se ndi wowe utanga amafaranga 500 ku itike. Amaye. Ndakurasheje. Amaye. Aba mufuka wawe. Ikijijaye. Reka ibyo tubyiyorere. 500 ku itike. Yalla. Ari kuringa we. Sigara. Renga we. Ya ngare. Namuzi turanywa nyeya cyane. Uwo muntu rero sigara nibaza ngo abantu barimo barashaka abantu ngo babagirire neza. Ariko nkibaza inyungu babifitemo. Urwo rukundo nurushye. Ese ntago ushaka kumaraho n'utwa nari mfite? Mu by'ukuri ntago ushaka naduce nari mfite n'ushaka kudutwara. Ziburiye yuza kumuye nimero. Yariko ashije akaye tugatima kode baguhaye. Uko byumva? Wayimo WhatsApp ekativamo. Ntago kanya utabizi neza. Wabyumvishije ibyo byambikora. Umuntu yakubwira ati niba ngiye kwifungura ka Telegram nimero yanjye yaruzu cyangwa ntabwo biri gukunda. Wambaye nimero yawe maga kode ka Telegram kigatikunda nk'icatira. Nakabana amafaranga nkoresheje nimero yawe ngatukabana. Ya, ako none se ngubukoresha umuntu akoresha nimero yawe ukambwira ati nguriza 5 zagoje ndabizi neza turi inshuti pe nyafite nayago ariko nimero yatari yawe bayamuzuza ibyo bintu bibaho nuzagira utanga kode bagwaye ku nimero y'umuntu ayigusabye kigiye bakwibisha cyane abarundi nibo barejo bundi abagiye gutwara amafaranga
kajya ko ari umuntu nzi bakoresha nimero yiwe bamwitira bashyiraho n'ifoto yiwe na wundi kacubona niwe kajya vanga mu mafaranga ngo nguriza cyangwa akabazwa naka kavuga ati n'undi turazanye n'inshuti nawe kumbe konti yo barayitwaye ni wabona uburyo ubibwira inshuti zawe zose si WhatsApp faranga barayagukumba abakunzi ba Ringa TV show murabimwumva mwirinde abantu babatekera mu mutwe bababwira ngo ibi nibi cyangwa mwirinde abateka mutwe babwati ngo nimero yawe agusange mu biro azabigukorera muri kumwe ngo ndashaka kwadinga ngo kuri platform iyi ngo business ngo online ngo ibiciro opportunity buri kanya opportunity business abo nibo bantu dutunze ibintu byitwa opportunity se je n'ibintu byo kwibaza utwo opportunity turimo kumbwira jewe rero icyo gisubizo sinzi kuntu cyaje ndimo ndababwira ngo bitangiye kugenda gutyo nimubona ibintu bigenda bitangiye kugenda gutyo muzamenye ko ndi hafi kuza akabara ariko coye arababwirije aho iyo diyama yawe ntabwo uzawihombya nawe aramukaje oya ahubwo izaba itangiye gukura cyane iyo diyama izaba igiye gukora ikirombe umuntu ni mugari barubizi ko bino bibitse se umuntu ni kimwihishemo oya ako kantu kankomye hari ikintu bita gukoma no gukomesha gukoma no gukomesha nagukomye nagukomesha yankomye nankomesha hano ari Inyarwanda umuntu ntabwo ari uwo tubona umuntu ni ikikwihishemo umuntu ni icyagusohotsemo sibyo umuntu ni ibyo uvuga umuntu ni ibyo ukora donc imirimo ukora donc outcome yawe niyo wowe ibyakuvuyemo donc ukuntu witwara mu bandi ukuntu uvuga ukuntu ubana n'umugore wawe ukuntu comportement zawe nyine yes muri societe donc niwe wowe ubundi wo niwe muntu wowe ari kuko umuntu aba umuntu nkawe ntabwo ubundi twavuga umuntu muri rusange utubwira ntabwo umuntu ashobora kuba umuntu nk'undi oya ntabwo bibaho umuntu aba umuntu nkawe ufite diyama se urumva nyine biranagoye diyama ariko ushobora kuba ufite diyama mfite zahabu ebra diyama agiye mu kino ariko ubundi diyama na zahabu ni ikihe gihenze of course gusa ntaricyo tumva diyama hejuru diyama ngo ni ihenze diyama ire ako kantu ni diyama ibiri diyama sampa ako kantu ni sawa diyama ibiri wahisemo neza diyama ese nibyo biri kunuza oya yahisemo neza nyine hari akazina k'aka nickname biri official ariko n'izina rya nyaryo diyama cyane aka nickname diyamaye nkawe ubwo nuramukuvuze ni official yavuze ngo yitwa ufite ubugingo Jena vuze amazina yavuze ngo ufite ubugingo ese ko mutugeze muyatinda kandi nzi ko amazina yanjye naho ngaho mugakiza oya jye naho naribuze kuhakomoza ngo ufite ubugingo kandi ubwo bugingo nibwo diyama murafite amazina none icyo atitwa se ni iki ubwo bugingo nibwo diyama none se ubugingo wabubona wabukura hese n'umuntu ntabwo wamubona nubwo wanamubaga ubwo bugingo ntabwo wabona ubwo nyine uranze umeneye amabanga ntese mbigenze aranze ameneye amabanga ariko hagati aho iracyandimo iracyakurimo kwihishemo iracyakubunga mudakangwa n'ibyo babwiye diyama iracyarimo nta nubwo iteze no kuvamo neva ntibishoboka ntibishoboka uzi ukuntu Bibiliya ivuga ngo ufite uwo mwana aba afite ubugingo mutangire mwanarize ku izina ryanjye ubundi ndashaka kugira ngo umbwire ufite uwo mwana aba afite ubugingo wowe uwo mwana uramufite ko ufite ubugingo uvuga ngo ufite ubugingo amwibitsemo uwo mwana biti amwibitsemo uwo mwana rero amwihishemo andimo ugendana nawe turagendana ukorana nawe turavugana n'ubu bari kumwe n'ubu turi kumwe baranicaranye ese warese twese tukabikora erega kubikora njyenyine ndavunika erega mbimenye njye ku giti cyanjye ninjye menya ngo wowe uranjanje hari ikintu ushaka gukora njye nkagikora nzi ngo nakoze ikintu cyiza sibyo kandi nzi ngo icyo kintu
ni cyiza kuri sosiyete runaka ariko we ntikikuryohere icyo kintu kikubere cyiza kandi njye nagikoze neza ku buryo n'abandi ku ruhande cyagiriye inyungu bashobora kuba baturiya muntu yatugiriye neza ariko wowe ntubibone neza sibyo bikaba ngombwa ko mbona uko utajya gumbona wambonaga ndi mwiza ariko bitewe n'icyo kintu nakoze urambona uko wowe ushaka sibyo bivuze ngo ntago nagutangira ubuhamya nanjye se wantangira ubuhamya njyewe ubwanjye ku giti cyanjye nditangira ubuhamya ko hari abantu dufite muri iyi si bashinzwe gucira abantu imanza uwo muntu yabishinzwe nande abishinzwe nande wasanga yaritoye no mu nteko ye ariyo yibera wenyine niba ari inteko yatangamo urwo rubanza niba ari inteko ye niba ari ibiro bye yicara akajajingamo umuntu agatanga nyine ni kwa kundi nawe wabikora nawe shingiyo ubundi unjajinga ucira urubanza ngeze nduhuye wireba ko uriwe kuko uriwe nanjye ndi bugucira urubanza nkanjye njye nigira ugucira urubanza nawe si shinga inteko ucira urubanza nanjye ndahe abantu benshi barimo baracira abandi imanza arakureba ukuntu wiyambariye nk'uku nguku physical appearance yawe agatangira kuvuga ngo Ufitediama ibi n'ibi aritwara gutya hanze bakamubona gutya ese wa mwana wo kwa pasteur utarimo kujya gusenga ntago bazi impamvu atarimo kujyayo ntago bayizi bagatangira kuvuga ngo uriya undi reka ubwo utangiye kuvuga ngo abantu bacira urubanza ugendeye ukomeze kugucira urubanza mu ncira urubanza ikintu cya mbere urashinzwe dushingiye kukiza njyewe kandi umucira nese se umaze kuvuga ngo ushingiye uko yiyambariye ushingiye kuko asa physical appearance nawe ugendera kuri physical appearance yanjye yego uncira urubanza umunyarwandakazi barabonye kwego umuntu aracira urubanza natacira urubanza reka Emile tumure Emile ntabwo wajya mu nteko we mubwire se ntabwo we ubona bitari sawa neza se ngo mucira urubanza no kuri mwese ko mucira urubanza bitewe nuko ubona urimo uramubaza uko agiye kumbaza ndwicire se mucira urubanza nguhe raporo mucira urubanza ese ubundi aramucira urubanza rw'uko yagize ati wagitse nka mwebwe ko wabubwiye ni umunyarwandakazi hagire kamubwiye ngo ni miss icyuca baguhe ahubwo irushanwa nirigaruka ndabona amajwi wasanga yiti ndabona amajwi tuzayagira agakanzu shaka kazibaho undi jewe zakubera umufana izwiri mwese mukabyara mwe Ringa TV show kandi uzaba twahageze kandi yitwa Miel Promoter zagupromote arampromotinze karabaye birarangiye ba designer muri mw'iki gihugu mucakira agakanzu keza nyine ubwo namwe murabyumva kandi barahari benshi barahari tumaze n'iminsi twakira kuri Ringa TV show abantu baba designer fashion designer barahari abanyamideli barahari naba fashionist se mukeneye nyine ahubwo banatangira babimenye mu minsi iri imbere Ringa TV show dukeneye abantu bo gukorana nabo cyane bashinzwe kuzajya bambika abantu babakorera maquillage make-up kugira ngo donc batangire babyumve baze tuzabateza imbere turi hafi yo gukina n'amafilimi tuzabateza n'imbere mujye muza mutwambika dukine filimi mwitwiki nta makuru ufite nizere ko umwactress wa mbere mwamubonye aho azamuha rora wayibonye urumva twamaze no gukora ntuza yarangiye iriya rore nayo nakina abantu bakina iriya rore bagaragara gake muri filime kandi njyewe urashaka kugaragara cyane ugaragare mbere cyane bariya mwita gutira umwacteur ndi umwactrice ibyo ushaka hayigiye mu iyo filime nayo uzaba harya babita gute niba Rambo ni bande harya ni bande haya ngo ninde utajya upfa
Utayipfa. Ninde utagipfa ninde? Tipe se. Ni tipe ninde? The bande ni upa ya. The bande arabanza akajegeza tipe akabanza akamugira isosi n'ibindi byose akamurimbura. None urashaka kuba tipe rero. Ngomba kuba tipe. Abantu barebye filimi cyane ibyo bintu barabizi naho twebwe tuba turimo kwiba muri aho. Tuba dushaje. Turashaje. Cyokora filimi twarebaga ni Bajumo. oya ni wa mucuti wacu shaka. Wohese. Indi. Wa mucuti wacu wapfuye ejo bundi ntago mwose shaka. Ya yari umufana. Ako yanga yaragakoze. Araga filimi kakera. Abafana ukuntu twatorokaga amashuri uzi filimi narebye jewe muri 76 ariko noneho berekanaga amashusho y'imikara n'amabara yarimo ngo yambaye imyenda isuti filimi yitwa yasaga tukurayiza muri 76 wari ufite imyaka ingahe? nari mfite 31 mwaka imyaka 31 oya buretse wari ufite imyaka 31 ubu ufite ingahe? byansaba calculate ntabwo wabasha kwiteranya mu mutwe witwe yagizingi yewe urashaje yanjye arashaje mfite abuzukuru 6 hari bake hari bake ubuvivi nta nubwo uzi n'amasano ndashaje reka ntiwandenganye ndashaje sori kuntu ubu witegereje ni nayo mpamvu atajya ajya imbere ya kamera yajya hate se nabona yaba ari gukanga aba impamvu atayijyaho nta menyo agira ndashaje mwamwumvisha mu kanya yawe uzavuga ati ngo twaransohokanye ngo nanga gukamera araje ndabizi n'ubundi ndakumenyera abantu batagira amenyo ntabwo bavuga gutyo ntabwo abantu batagira amenyo bavuga gutyo ubwo nyine burabeshya isosi ibisosi bavuga isosi oya ntabwo ari iyo sasi iri kuvugirizamo isosi sasa ibisosi isosi nibwo ngiye kwiga kuvuga utangira niba ushaka kuba umuntu banyita muzehe mfizi muzehe mfizi rero niba ushaka kuba muzehe mfizi washizemo amenyo none ziri mfizi y'akarere mfizi yo mu cyumba cyanjye none ibyo numvise ntabwo mbyemeye utangiye kuzana nabyo ibyo bintu ntabwo nanjye mbizi n'agahomamunwa ibintu by'ubupfizi bwo arya ngakumiro twari turimo kuvuga ku kiganiro twibaza ngo mbese umuntu ni iki twabuze n'ubusobanuro bw'umuntu ariko twamaze kubona yuko karagiteri y'umuntu ibyo umuntu avuga ibyo umuntu asohora muri we ahanini bimugaragaza uwo ari we amiyeri poromota twamaze kumenya uwo ari we muzehe ntabwo ari muzehe ahubwo ni mfizi mu cyumba cye ndabigatiye agoreka mfata ndabigatiye ibyo bintu mfizi amaze kumenya uwo ari we agira ngo bazaze kuvuga ngo turashaka imfizi so turimo tugana ku musozo iki kiganiro kugisoza biragoye ese ubundi reka mbabaza njye nawe uzingira akabazo kuko ikiganiro nta kiganiro kibaho kitagira ibibazo barimo muravuga ati umuntu ni iki nimwasobanukiwe ngo se ngo umuntu ntabwo umuntu nta nubwo tuzapfa tunamumenye wowe uri iki uri umuntu yewe ndi uwo ndiwe cyakoze aho ngaho urankomye ivanga uri umuntu bita ngo azi nese uri umuntu kandi utazi umuntu uwo ari we yewe ndi uwo ndiwe urankomesheje abakurikiranye Ringa TV show ndabizi neza yuko nawe uri uwo uriwe ahubwo abazifuza kumenya uwo uriwe yego bazajya bareba ibyo ukora ni cyane bazajya bumva ibyo ukora birakugaragaza uwo tuvuye ko umuntu atabaho umuntu watubwiye ngo cyane uwo ari we nk'umuntu umuntu n'uwo ari we ni modiri umuntu ni modiri umuntu ni mugari n'uwo ari we nk'umuntu n'uwo ari we nk'umuntu ariko nyine ni modiri n'uwo ari we ku giti cye n'uwo ari we ku giti cye gusa biragoye ko waba umuntu wenyine kandi turi mu isi dukeneye kubanamo n'abandi bantu cyane kugira ngo rero ube mu isi ukeneye kubanamo n'abandi bantu bikeneye yuko uba uwo uri we ariko ubereye mwiza abo muri kumwe ibyo bintu ntibiduhira isi ibyo bintu kugira ngo bishobore birahera hasi
ntabwo biza guhera muri sosiyete yo hanze oya birahera no mu rugo iwanyu iwawe nimba uri umugabo n'umugore mwubatse birahera iwawe mu nzu mu bana bawe hanyuma ibyo ngibyo bibone kuza gusohoka bijye hanze abadukurikiranye wowe ubwawe ibaze ku giti cyawe wowe urinde ndi muntu ki ese imyitwarire yanjye ni iyihe karagiteri zanjye ngaragaza hanze ni izihe mbere y'uko nzigaragaza hanze njye n'umugore wanjye nimba tubanye dute ndimo ndamubera umuntu ukwiriye cyangwa we arimo arambera umuntu ukwiriye donc ni ikibazo ugarukira kuri ako kantu kwa ndimo ndamubera umuntu aho ntabwo twari kubyumva kimwe kuko umuntu twamaze kubona ko umuntu ntazi ariko abo wamugani ndimo ndamubera umuntu ukwiriye ese koko ndamubera umuntu ukwiriye ese we byibura arimo arambera umuntu ukwiriye icyo gihe nimara kubishobora wowe udukurikiye numara kubishobora mu rugo rwawe numara kubishoborana n'abana bawe numara kubishoborana n'umukozi mubana mu nzu buriya ariko abakozi ni abantu we barakagira abakozi bagira amabanga abakozi bo mu rugo bagira amabanga bameze nk'amayeswime yo muri hoteli amayeswime yo muri hoteli ariko bana we mubyumve muri hoteli murenze kuba abakozi muhindutse iswime oya ntimunyumve nabi ntabanteranyeho ngo bararenze ibyo bintu ariko amabanga bahishe nibyo navugaga jya wumva neza amabanga babitse ni nk'iswime muri hoteli iriya eswime ese uri kuyivuga gute uri kuyivuga gute ntayazi muzerega ntabwo yamenya kubivuga neza vuga twumve vuga eswime haleluya eswime vuga eswime ngo ni nk'iswime yo muri hoteli ego ko swime bavuga iki basubira twose ni swime umajanga kuyigendera kagano kwitaye ntabwo bavuga eswime bavuga eswime eshume ijishume cyangwa eshume ijishume so rero abantu badukurikiranye nibabasha ku donc muri societe yawe mu isi yawe turaza kuza kubiganiraho ubundi hari akantu ujya wunda bavuga ngo haranira gusiga isi ari nziza kuruta uko wayisanze isi ni iki isi nyine ni ubuzima tuzakiganiraho ndakikubwiye mbaye nkikubwiye isi ni iki ase kuki buri gihe ibibazo bikomeye impamvu tuganira kuri topic ikomeye nge nawe ntabwo uyizi nuko nawe uri umuntu ukomeye ako kantu kabisa murabibona uburyo ari kubifiringa murabibona ariko rero abantu bakomeye bavuga ibintu bikomeye abantu boroheje bavuga ibintu byoroheje rero nimba wumva ukeneye ibyoroheje ubwo ndahita amenya kategori yawe byonyine umuntu akukikubwira izina ryiwe ndumva ko akomeye rero nimba ukomeye reka tujye tuvuga ibintu by'abantu bakomeye mbere cyane turenza ngo umuntu ni kimwishemo ndi gufiringa iryo jambo nta ndirimbo ihari ubutaha tuzamenya ngo mbese tuzavuga ku isi tugire tugana ku musozo isi ni iki ese ko ibintu byose numva bigoye haba umuntu aragoye haba isi iragoye hanyuma mu minsi iri imbere tuzaganira ngo ubuzima ni iki gahoda ubuzima ni iki imirire ni iki uzatuma amagara mbonereho umwanya wo kubwira inshuti za Ringa TV yego mumaze kumva neza topic zigiye gukurikiraho harimo isi ni iki hakazamo ubuzima ni iki yego comment zanyu chaka kunyina ubwo nizo tuzahera no tuzabonera bashyire komeye bagiye kubanza nawe dusobanurire kuri tuzaza duhera ku ibyo bintu byabo isi ni iki ubuzima ni iki bagiye gutera
isi n'ubuzima bazahitamo ikintu tuzabanza. Hari n'ikindi tuzavugana none. Icyo tuzabona gifite comment nyinshi nicyo tuzaheraho. Hari akandi ka gatatu. Urupfu ni iki? Ego Kristo. Ariko nawe ugomba gutanyura ugasoma arabyumva ko ibibazo birahari kabisa. Donc twavuze umuntu ni iki, isi ni iki, ubuzima ni iki. Kuko nyuma y'ubuzima hajeho n'urupfu. N'igihe uzambaza ikihe kibazo twakoranye igihe kinini uzambaza ikihe kibazo. Urabishara hano tukubaza. Oya jewe uzaranyuza. Naje icyo tumubaza. Tubari wedita twese. Nazo kwambaza. Jewe nzumbaza. Nzakubaza ngo ngiye kukubaza. Wowe ntago wambaza ngo ibintu binani. Watamarira. Wambajije se kakanya byonyine mbaza. Watamarira. Ngiye kumbaza ngo mvuge ngo ni ishumi. Uhereye kuri icyo cyakunaniye. Yes, turimo turagana ku musozo. Turagana ku musozo. Bakunzi ba Ringa TV. Mwakoze kudukurikirana. Kandi mwakoze kutwemerera ko tuganira, mwakoze no gukurikirana iki kiganiro, kandi mukomeje no gukora, ndabizi muzakomeza no gukora. Nkunda kuvuga ikintu ngo mudahari ntago twaba nta kintu twakigeza. Nta nicyo twaba turimo gukora, ntacyo twaba tumaze. Byose turiho, byose dufite tubikisha mwebwe. Impamvu y'ibi biganiro no kugira ngo dufatikanye kwagura ubumenyi. Kwagura imitekerereze yacu. Y'umuntu. Yawe ku giti cyawe. Kuko turimo kubona umuntu wowe utandukanye n'undi muntu, buri muntu wese uriwe. Gusa icyo twifuza nuko mubera beza bo muri kumwe nabo. Yego. Nimba twebwe ubwacu turimo twabuze igisubizo cy'umuntu, turimo turakibura. Ariko mu bundi buryo turanagifite. Uruhande rumwe ntacyo dufite ariko urundi turagifite. Igisubizo cy'umuntu wowe uriwe. Kandi ukwiriye kubera mwiza abo muri kumwe. Nabo bakakubera mwiza, ni inshingano yawe. Hanyuma nsigaranye ikibazo kibaza ngo mbese abo muri kumwe uri murababera beza. Tubisubikiye aho ngaho baze basubiza muri comment naho ngaho. Abo uri kumwe nabo urimo urababera beza, urimo urababera mwiza, uri kubagaragara hute, urabagaragara hute, ubitwaye hute, mu rugo iwawe bimeze bite, wowe n'umugore wawe bimeze bite, hagati yawe n'abana bimeze bite, aho ugenda aho wirirwa ku kazi bimeze bite, urimo urababera mwiza. Yego. Hanyuma nimba wifuza yuko abantu bakubera mwiza, wowe ubwawe banza ubabere mwiza. Yego. Icyo gihe tuzabona ko watangiye inzira nziza, hanyuma natwe tukwigireho tugukurikiza. Yego. Don't forget to subscribe. Don't forget. Subscribe Ringa TV show. Twongera gushimira umutumirwa wacu Diamond yaje muri studio za Ringa TV show. Ntibigire Diamond nagari Diamond bro. Naryo. Diamond nagari Diamond. Namujye mfite n'urwitwazo muzese. Oya izo nzitwazo zawe ndazanze. Diamond. Reka njye nawe mbivuge neza. Turagushimiye ko waje. Sorry. Birakonane. Turagushimiye kuza muri studio ya Ringa TV show. Wowe utwa Diamond. Ntagaruka ngo yitwa. None ndavuga gutese. Byakunaniye. Ngo ni bamwita? Byakunaniye. Bamwita Ufitediama. Ufitediama. Wowe utangirira kuri Ufitediama. Yes. Ufitediama, welcome. Ikiganiro kiratangiye. Yewe reka tubabwire ngo ikiganiro nago mu blaminga kuko iri zina rigora benshi nagiye yurivuze byonyine wibaje kujya narindi nagombaga kwambuka umupaka umwe n'undi mbaye passport yanjye basoma izina kandi icyo gihe nari nararengeje visa yanjye yararengeje igihe bisaba ko ngomba gutanga amande noneho ntibajya kureba intuze ya visa igihe imaze ko yabaye expired batinda ku izina bishatse kuvuga iki no kurisoma byananiranye ndabantereramo stamp izina ribarira gutanga izina ryiwe kabiri inshuro ebyiri batinda ku izina. Ego komana nyagasani cyane rwose. Immigration iraza kugukurikirana. Uro kugenda ryari tembiva. Ero kugenda ryari. Oya arangurira akantu cyane.
abantu baba ku mupaka mwirinde musoma nimukajya mwita ku mazina tureba no hasi yaba no hasi bajya bareba abatubuzi nikoze bara y'abatuburi ariko amahirwe mfite nuko abantu babikoze batumva ururi muri yego oh wow thank you for coming to this studio Linga TV show. Twongeye gushimira abantu badukurikiye kuri Linga TV show muri studio zacu. Twa turi kumwe n'umutumirwa yitwa ufite irindi wabyuzuza Ufitediama. Akuruzi byose byose za fresh. Yararimetirije. Muramubona kuri kamera twagira ngo tuba abageze. Ya turimo turagana ku musozo cyangwa tunawuganyeho. Tubashimira cyane abakunzi ba Linga TV show. Mwihangane ntabwo cyatinze ariko byaye biryoshye. Twagira ngo twabasigiye ikibazo. Uragaragara ute aho uri mu kazi umuryango wawe ku bana bawe aho ugenda urimo urabagaragara ute? Bikire muri comment kandi ibindi tukomeza kujya tubaha tubikesha mwebwe mushyira muri comment ibyo mwifuza tubibagezaho tubashyiraho ubundi ikiganiro ni nkaho cyitwa sobanukirwa. Yego uriwe sobanukirwa ejo ndavuga isi ni iki ni sobanukirwa. Twagira ngo tunabibutse gukora subscribe kuri Linga TV show kugira ngo nuba wumva ikiganiro wagikunze wajyana mugenzi wawe wagipostinga wagisharinga. Twagira ngo arakoze Amiel promoter yego tugana ku musozo nivyo yararimo nyine yarari mu kazi reka asezere umutumirwa wacu asezere ni nawe arasezera. Oya aseze yagaruka azagaruka. Oya aseze yagaruka icyo nicyo kinyarwanda nyacyo aseze yarasomye wasoma. Yes murakoze cyane murakoze reka tumwakire ngo mwakire ariko yego naga bavuga ko mwakira reka tumwakira duseze abakomeshe gukomakomye nukugukomakoma kugira ngo mpaka ubimenye nanjye nkatankomesha komankomero. So karibu udusezere usezere abakunzi ba Linga TV show kugira ngo dukomeze n'izindi gahunda ariko ibibazo ni bya bindi ibyo dukomeje kwibaza ni bya bindi barabizi. umuntu ni iki ubuzima ni iki barabizi tuzagera no ku rupfu abakunzi rero ba Linga TV show babimenye ko ntabwo icyo kisubiza ari nzagisubiza ni mwebwe nibo mugisubize mbonereho cyo bise gukopeza wa muntu bangize wewe mu nzego zo hejuru ni munkopeze mwo kabyara mwe ntazasubira inyuma nakoroze wazazana gakota abashaka kota watsingiye ahantu ukagira istimba buryo ugasa gatsimba atsimba ari umuntu ako hakoze ko turimo gana ku musozo wakaza ari ibintu abana muri segonderi dore yageze ku rwego rwo kurenga gucura agakota ku gapapuro acura no ku kibero we akazajya yandika hano mu gihe arimo kugira gutya akazajya najya ngo mfiteho story rero nanjye mfiteho story umva reka tubare mbanze nyuvuga umusore arimo adukoresha examen umukobwa yari ameze gutyo yabitse mu rupapuro umukobwa ntago umusore yitaye ngo ari gukopera oya ahubwo we akomeza gukopera irebera reka dusezere ntabwo none se wabwira umuntu ngo uri gukopera uriya musore wavuga ati wabona za nkongi ukomeza nta kibazo ukayicunga ko nta wundi muntu uri bukwicirire arebe ibitari ibyo ako kana yago ko mana ikiganiro nakagaruka cyane mwakoze kubana natwe studio Linga TV show mulabeho mwibuke gukora subscribe bye bye ciao ciao